Tanzania yambaye jezi ya Azam ubuhese Dosire dore ifoto ye ngiyo magnifique yishireho ariko se yavuye hanatega indege Dosire ariko Dosire se nigeze kubona mwicanye ziko ufite dread mwari ari muri vestiaire ya Azam kandi twegeranye hano nicaye yes ari yicaye nyuma yanjye naramubonye yari yambaye jezi na vestiaire yijyagamo ya Azam ntabwo yigiye marabwiye nta vestiaire yaza umva Eudri imuvandimwe ahubwo ndamuzi cyane si uko yari yambaye se cyane Dosire se ntabwo muziranye ntabwo tuziranye serious ntabwo muziranye Dosire ya ntabwo tuziranye ngara ngo wicaye n'imbere we nimubana musuza Dosire ntabwo umuzi kuri kwimana se ntabwo nta hantu hamwe turahurira gutya kuri kwimana pe nta na hamwe se ntabwo tugeze duhura pe gusa naramubonye rwose yari ahantu twari twicaye yari aturi inyuma konzi ko yari yambaye azamuse ari marakana kenshi ni gute ntabwo nahajyaga icyo gihe ubwo cyo kuba ntarahajyaga kuko ntabwo pe nawe si mucuti wawe mubaze ni ntabwo turahura na rimwe usibye ko namubonye kuri match ya Azam urimo kubwira ngo iki ngo ari ni uri muri operation zo gufasha Azam i Kigali ntabwo yayifashe ikise nde Rikari cyangwa Dosire fasha zo mobilisation y'abafana ako se ubundi abafana barebe bakeneye n'ubuntu babikora nkanswe Azam ifite amafaranga ishobora no kubaha amatike n'ibiki byose ndabona Rukaka Steven nawe yari Dar es Salaam kugira ngo baramubonye yari ndabizi ko yari nanjye naramubonye yewe nari kumwe nawe muri arena match ya APR na Patriot urumva nari kumwe nawe muri arena afite itike twarakubitanye muri arena afite itike ambwira ati mukanya rwose ngiye kuhafata yarariyo rero kuba yarariyo bivuze agomba gukora mobilisation yo kuzuza amahoro abari uyu ntago umurekeneye kumumobiliza no kumuha amafaranga agomba kugenda agashyigikira nta ntege kare reka njyewe ubukeba ndabwemera ubukeba burahari ariko nta ntege akoze nta ntege abantu baraba batuzuza Kigali bakiriye na Marine barajya kuzuza amahoro kuri Azam atari yabo aka kanyu bayiki gute se ahubwo genda ufata ama video ya Rio Day sibyo hari hazaba hakinnye rero se nacyo reka nshime kore tujuje Marine Super Cup stade yari yuzuye Super Cup subiza ntabwo yari yuzuye cyane ko bari bagerageje rero tunabiveho ako cyumenya cyo uko byagenda kose Azam ifite amafaranga ishobora kuzazikamera ishobora n'abantu badafana nizo za Rayon na za PL n'abandi harimo n'abafana ba polisi n'izindi hari terme numvise nahoze bake ikabaha amajezi bakambara bakazajya muri stade nahoze nyibwira Franka urumva kare ngiye kugenda se w'abantu yo kugenda wabareyo ntago nifuriza abareyo kuzagenda wabareyo kugenda rya kuri match ya Azam na PL bashobora kumanuka wabareyo mu gihe Azam yabikubiswe abigaritswe na PL Rikari iyo terme surezi kare APR nitsinda Azam abareyo Azam izagenda ubwo Azam nizagenda wabareyo sinakubwiye terme numvise mu ndege nagiye gufata igikapu ngiye gufungura mu ndege hejuru ariko kubera ko ntari mbisobanukiye neza hambwa ati gutangiye kumanuka wabareyo ese ndabati nambaye jezi ni troll isanzwe ni troll nyine nge ndikubwira abafana ba PL bajya baturira abafana bare nyine batsindwa bakamanuka bifashe amapfubyi bakamanuka Kimisagara ari nk'ibihumbi bitanu bakagenda mu citarangiye mwacitarangiye ubwo rero sinifuriza ubutumwa yuko bamanuka wabareyo yazamira ku Kigali ubwo Azam izagenda wabareyo n'abafana igira none se wabareyo ubwo kandi amufana wari uzamurambaye jezi ya Rayon ngo baziyoberanya nese bazajya kumarika ntabwo icyo gihe bazaba ari abafana ba Rayon na Azam wifata bare vuge ngo bazabasaba Azam gute bazaba ari abafana ba Azam gusa icyo tugiye kuba tureba ni match nziza ubona ko ubuyobozi bwa PRFC buyiri hafi kuva ku bayobozi bo hejuru iyi ni message ikomeye cyane kugeza ku bafana mukanya tuhaza kuba twakiriye Jangwani nawe tubwira uko bimeze bonye message Solange ambwiye ko abafana babatumyeho cyane abatumyeho bagomba guhurira muri stade ngira ngo kuwa kane kanze ndebe message y'abafana utumira abafana
ko batumaho bose ko ngo bo ni ba Feitoto ibyo wivugisha Faisal Salomon Baba ariko byo Azamu niza hano ibintu bigahinduka ntacyo byahinduka ubutumwa nzabugusubiza rikara Sona reka ntabwo uzaboroshye Karenzi Sona ragushinja ubuhoriga ngo irangi warigisi ebana inde Samira iyo turi mu kiganiro Samira ntabwo ari yarize itegeko Yababaye. twumva ibintu kimwe ntabwo abyumva Oya, uburyo ibintu byo kubara Azamu byihorere. itagira abafana ntabwo ari itegeko ko nza ngo twese twumve ibintu kimwe nibyo ariko ntabwo ari itegeko nibyo ntabwo nibyo ari rwose itegeko ko you are right siniya Karenzi barambaza. avuze ikintu mbyumve kimwe nawe hari uko nanjye mba mfite uko mbyumva cyane wenda gushyigikiye rwose barimo barambaza niba jezi za Azamu zihari muri SK Sport ishyiramo icumu rero ko ari abazigura abo bantu bafite bari kwandika nicyo kibazo barandika ariko ntibakora witwa Frank arashinjwa kwihisha Jangwane arahari ariko Nenga yatangaje araza kugera hano saa sita na mirongo itatu Biranga. barimo atangaza barashaka ko umukino nomero ya ubanza. dosire ngo bazafatire uko bakuzuza stade Fred Muchayina ngo akwemereye inkoko jewe se Samir ndajya kuyikamira ari ukuri arimo arambwira ubonye inbox yanjye yuzuye dore niyo ndi gusaba message yamaye Muchayina oya ahubwo abafana ba PL rage bamereye nabi ngo ndimo ndayikaze ntabwo ikipe yanyu nayikashije ariko si itegeko ko nimba ari kari ari ukuri arimo avuga kuri PL tubibona kimwe ni igitekerezo cyanjye magomba gutekereza igitekerezo cyanjye nkanjye Samira si itegeko ko uko Karenzi abona ibintu muri PL ariko nanjye mbibona icyo kintu nicyo twacyemeye Rwose nta kibazo cyane ariko n'abafana barimo abantu kandi mo nta mugutuka gese ubusobanuro ni bwinshi cyane kandi byumvikanye gutuka nabyo biragira kweri ibitotsi dufite hano ibitotsi byo nta kintu bikimbwira umuntu aba yarakomeye ubwo ikipe ya APR iratangira na Rokari uyu munsi nibwo bari bugishyorongi bakagumayo bazava ishyorongi ku munsi wo kuwa kane baje ku mahoro ahubwo se buri abafana ba APR kuwa kane bazajya gukurikirana imyitozo y'ikipe yabo ku mahoro bafite n'inama izabahuza na chairman bafite n'inama izahuza na chairman ubwo abafana bazamu nabo kuwa gatanu bazagiye kuyireba mu mahoro umuyobozi w'abafana ku rwego rw'igihugu atumiye abakunzi b'ikipe mu myitozo ya ekipe ya PRFC izaba kuwa kane nimugoroba kuri stade Amahoro nyuma y'imyitozo abayobozi b'abafana ku rwego rw'igihugu abayobozi b'abafana ku rwego rw'umujyi wa Kigali abayobozi b'abafana ku rwego rw'intara abayobozi ba za fan clubs zose inkoramutima bazahura na chairman wa ekipe bagire ibyo baganiraho ntihazagire ubura coordinateri w'abafana ku rwego rw'igihugu retired Colonel Kabagambe niwe watanze iri tangazo Frank we ntabwo ari buze uko mbizi Frank arazi arazi kweli yes aragira saa 6:30 twe twabivuganye na 30 yego yamamagaye mu kanya rwose twabivuganye karibu hagere abafana bareyo bakeneye kumva icyo avuga kuko amaze iminsi akubitwa yihishahisha so bakeneye kumenya ngo bimeze bite mu gihe ataraza se ubwo mu minota ingaya ni mwatunyuraho mu yandi makuru vuba kugira ngo aze kuko iki cyumweru minota ihagije yo kuturimanganya yego turi kwa kabiri kwa gatatu hasigaye iminsi ariko no kwa gatanu abafana ba PL ashaka gukora agashya ku mahoro rwose oya byo biteye ubwoba barategura bitabaho biteye ubwoba bashaka ko bagiye kubona APR nshya mugani wa Senior Kazungu bagiye kubona APR nshya mu mifanire urwamo na Azamu kare ibyo byose ni igitutsi nta nubwo najyaga mvuga ijambo nkavuga ngo hari ibyo mbona ubwoba bukanyica uwitwa Darkonovic nawe arabizi neza ikimutegereje i Kigali nta nubwo ari doda it's a must Azamira avamo i Kigali irakubitwa ntabwo birabamo mwitonze ubwo mu yandi makuru rero mu gihe tuba twiteze nakurwamo na piramide na Azamu sinongera kwiteza piramide ni izavamo ahubwo byoroshye Azamu nivamo na piramide yagenda piramide iravamo rwose Azamu ni igoye kurenga Azamu gato bakuremo Azamu ubundi piramide barebe ko itagiye